yanze kundongora kandi nari nashyutswe kandi ni umugabo wanjye namutsinda abagabo mubereho kundongora nkanyurwa kandi umugore urongowe neza ubundi aho kugira ngo urire igitenge cyiza aho kugira ngo urire panaro nziza wandongora neza mwana wajya uyima neza fresh nkuko bikwiriye. Njyewe meze neza cyane. Jori umeze uti? Sha meze nabi ko ngiye mfite amakuru mabi. Ego mana uyu muntu aho uyu munsi tuza kumenya murarebe kunashiwe aya makuru yawe mabi rero ntabwo nshaka kuyamenya ubu none ahanga. Reka mbaze nibwirira abantu inkuru uyu munsi naho tujye kubabwira kandi iyo nkuru ntuyifate nkuko kuri kubifata. Bamubwire abamamagaye ngiye bambwira banesha umutwe batumije nanasinzira kuba nicaye ahangaha njyewe uraza kumenya impamvu. Mwabyumvishe Jori rero nta mikino ajya agira ntago ajya amenya guhishahisha n'iki nganyure ku ruhande. Buriya Jori wari wabona umugabo yayishyizemo nturangize birutwa no kutatana yishyira mu noneho uburyaryate ariko nge ndisi uko yavuga ati ndingende ariko ubwo busujye uhora urota uburyo bw'ubugese hari utari wandabukora yinese umva se maze mubwire umva yine maze mubwire ni ukuvuga ngo y'umugabo ayishyizemo akagupfubya akagupfubya kwa kundi atangiye kubikora ununu ewana ageza muri tape kugira ngo arangize nawe wagize gutino naribwo kirese utangiye kumva noneho kabisa aribwo igiye mu mavuta neza umugabo agahita arangiza yamara kurangiza wowe noneho hano n'umugabo urangiza agaturo kamwe ntiyongera kandi byibura ngo urangirize muri kakandi noneho iyo bibaye gutyo rero bishaka gutuma umugore agira ate bishaka gutuma umugore noneho bwabo ryaryate noneho humva akarusha kamera nk'ikisi ngo nk'ihene zimeshe niko bajya bavuga ariko mumbabarire ni nk'akayira nyujijemo kugira ngo mashe kubyumva umuntu akagira uburyaryate bwinshi ku buryo wumva buri mugabo wese yakumarira agahinda wareba umugabo ukahita ni mwiza wareba undi ukabona ni mwiza wareba undi ukabona ni mwiza kubera cya kibazo utagize gute utakemuye ariko iyo ugikemuye bose urabareba ukabona ati bara ntago wandutira umugabo. Jori ndabeshye ese Jori no kuvuga ngo hari umbwiye ikibazo kimwe ese nta kindi kintu gishobora gutuma umugabo wawe akukorera mu buriri ugatuma wowe ubwawe wumva wamuzinukwa nta kindi kintu wumva muri wowe gihari nkamuzinukwa? Yes kumva nyine ntabwo kimukunze tuvuge ngo wenda ushatse umugabo umushatse mufitanye urukundo rwa 99% ariko kwera tunagenda gukora tudefu ugenda uzinukwa nta kandi kana umugabo yagukorera akakumva uramuzinukwa karahari. Kwa kundi umugabo amara kukurongora ituro ya mbere amaze kuyigukubita fresh yagukubise igituba kirababaye kirarangije basi wanarangije reka tuvuge ngo warangije sibyo bigera hagati akarangiza yarangiza akamena amasohoro amaze kuyamena uri kugarura akaguru uri muri cyari kinyisho ukabona aravuze atongera umeruko nuraruhuka nurafata akayaga wararangije yomvesha n'uburyohe mana yanjye koko wowe ntabwo wumvise haragarutse ngo hita wongera ushwandaraze umugabo yari yakuvaho ngo wumve ibintu byagufashemo hano mana we bikagukomeza byamara kugukomeza ugize imana kuvuyemo akaza akakubwira ati sheri ongera rimwe. Ibyo bintu nabyo birababaza umugabo akuvuyeho amaze kukuvaho hashize amasegonda harya na amasegonda ari muri ngo ayikuyemo ngongera iyo naga ari imirongoranire ni nko kwica umugore mu bwenge atanabizi urumva murongore numumara kumurongora nubwo atanarangije umanza uruhukemo gake nimumara kuruhuka nzi n'abagore bishotorera abagabo nagushotora ngiye wandyohereje buriya nagushotora utanandongora najya kuzana urubuye hanze nkarukumadika ugomba kundongora kuko ni itegeko ryawe ngomba kugukarisa ewana wanashaka ukanaza ubundi kintu cyiza cy'abagabo nkawe bashakira icyo bita amatovu kubita yanze kundongora kandi nari nashyutswe kandi ni umugabo wanjye namutsinda abagabo mubereho kundongora nkanyurwa kandi umugore urongowe neza ubundi aho kugira ngo urire igitenge cyiza aho kugira ngo urire panaro nziza wandongora neza mwana wajya uyima neza fresh nkuko bikwiriye ibyo bikazaza nyuma nanabyishakira kuko ugiye uyima neza fresh nayumva bye umuntu avuze mbye biba byamurenze nkayumva neza
neza noneho hari ukurongora akagarukira mu cyumba cya 9 mbega umugabo n'icyo abashitsi yakigezemo ukamunyurira buri hantu hose ukahanyurira rimwe akagenda akahakwira akasanga ewana ibintu byabaye mbahuye noneho mu cyumba cye kajya mu cyabana akajya mu cyabana ari umuhungu wigeze kundongora arandyohereza twe twasezeranye ko aranjyana kunshopingira imyenda mu mujyi nariza ati amapantaro yanjye yarashaje imyenda yarashaje byose byarashaje none mbayeho ute ati sheri ngwino ndebe mu rugo njye kugushopingira nako ajya kureba umusore mu rugo ngo gende ngadafashe kuri kunsi nakazi kawe ni abonye biko naragiye nyine mbe ndamuhaye mu kumuha numvishe ngiye muri hahandi bavuga ngo ni muri paradizo nahise nyinjiramo maze kuyinjiramo numva ibintu numva ko nandekura ndahaguruka na bogisi ya danje numvaga ko nandekura ndabyukana urugumi nkaba duhurajya nkamubaza hagiye numvisha ari byiza bigeze hagati ndi kurangiza ndamubwira ati sheri na ya myenda nushaka kuyireke unyiryohereze mana we birangiye ndavuga ati se binyuze hera mbaza sheri se ibintu numvishe biri kunyuraho nago waba ubyumvishe wehora ati nabyumvise cyane weho bijyanye ati wapi kuri ababyita kurangiza se iyo umuntu arangije nibiriya biza biryoshye ati nibiri ati mana ngiye kujya ndakibaha none niba ari kuri abimeze mbahekeya nibatamike nuzajyanka nzakimukubita kimwishushanyeho yekwe mwamwumvise Jolene ni umunyarwenya ahorana courage ahorana ibyishimo mu byukuri wabyumvishe wa mugabo we ujye ubigenza nkuko Jolene yakubwiye wa mugore we ujye ubigenza nkuko Jolene yakubwiye Jolene ndagushimiye cyane rwose mbivanye ku mutima kunyigisha umaze kugeza kuri abantu bacu kandi nababwira yuko tubakunda cyane ntitubakunda se cyane ubwo se naba nabakundaga bandi cyane ndi gukora yego da sawa rero bye Imana ikomeze ibarinde kandi baho umugisha ejo tuzongere duhure muri bazima muhumeka umwuka bazima.